Mwaramutse inshuti bakunze ba Revit Structure. Muri iki gitondo ngiye gukora akavidewo katafite iminota myinshi cyane ariko gasubiza umuntu wari wambajije agendeye kuri iyi video nari nakoze ya reinforcement detail ni RCC slab part 1, kuko iyi ngiyi nari nayikoze iri squared idafite irregular shape. Noneho umuvandimwe yarambajije ati ko muri Revit hatabaho gutriminga nko kundi tubikora muri Civil 3D, bigenda bite iyo ufite slab ifite irregular shape? Ni muri ubwo buryo nahisemo gukora imeze nk'iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo slab murebeye kuri 2D, ni ukuvuga ngo yo noneho ntabwo iri squared ifite aka kantu. Ni ukuvuga ngo video ngiye gukora noneho igiye kubanyuriramo muri makeya uburyo ushobora gukata ibi byuma bikagenda bikurikiye shape inzu ifite. Noneho iyi video iranyuramo hagati iyo tuza gukora dusubukura iyi ngiyi, kuko twavuze ko iyo tuzakora design y'ibyuma tukabara ya colonne, tukabara amabimu, tukabara byose, no twageze ugakora quantity take off ndetse na pricing. Aka video k'uyu munsi rero ntiriwe mbafata umwanya munini, reka tugatangire noneho nako tubikore kugira ngo bijyanire rimwe. Uwabashije gukora ku buryo ashyiraho ibi byuma byose kuri izi slab abe yabikora no ku nzu ifite shape iri irregular. Ni ukuvuga ngo noneho icyo tugiye gukora, reka dufungure template nshyashya. Turajya gufungura template structural template muri metric, tukirike OK. Niturangiza wenda ibi byo tubisibe kugira ngo dukore ibishyashya. Murabona ko iyi ari template nshyashya. Ndasetinga unit byo tubigira akamenyero. Noneho hano mpashyire muri mita, decimals imibare nyuma y'akitso ibitatu, unit symbols be mita. Okay. Noneho ngi no kuri length naho nshyiremo meters, rounding imibare itatu nyuma y'akitso, unit be mita. Okay. Ibindi tubireke bitewe nuko byo bidahinduka, keretse ari nk'ufite urundi rugero ubwo mwajya mubihindura mu gihe muri gukora design. Ninkirika OK, imashini irahita imenya yuko ndi gukorera muri mita. Noneho mve muri property njye muri project browser, under elevations cyangwa se building elevations njye muri south. Nindangiza hano settingamo metero zishobora kugira 5 za kora. Noneho nshyiremo metero 5 kuva kuri ground floor njya kuri first floor. Hano nimparangiza nanone nibukiranye n'imashini yuko ngomba guhera kuri level 1 cyangwa se kuri ground floor kuri level 0 ariho ndibuze gushushanyiriza. N'ubundi nkuko bisanzwe ndahera kuri grid, nce grid zihagaze, grid number 2, grid 3 and grid 4. Noneho nce grid zitambitse, inyite grid E. Noneho nshobora gukoresha system yo kuyikopiya nkamarukamo metero 5 nkahashyira indi, no muri zindi metero 5 nkahashyira indi, noneho no muri enye nkahashyira indi. Izi ni grid nkoze kugira ngo nkore ya slab uburira ryinyo ndibuze kurikata hano. So no kuvuga ngo izi grid twibukiranye yuko kugira ngo zigire imibare hano umuntu ajya arebera ahashoboka. Nanone usubira muri property ukajya ku edit type ugatikinga aha kabiri, no zikagira imibare hirya no hino. Iyo turangije turakurininga tukegereza grid ku annotation za grid iruhande rwa grid zisozereza kugira ngo drawing yacu itabifite umwanda kandi bitari ngombwa.
mwayishushanyirizaho yegeranye ntacyo byahindura muzishushanyije biri kure, ariko ibyiza ni uko bimeze bityo. Aha iyo tuhavuye ni ukuvuga ngo under structure tugiye gushyiraho structure column. Structure column n'ubundi turajya hano muri column, dushyireho dushake concrete column kuko ntabwo turi kwicaza inzu y'ibyuma, dukoresha izi column za hano dushobora gukoresha 450 kuri 600 nta kibazo. Ati grid command kugira ngo duhite dushyiraho columns ku aho grid zigenda zihurira, tukirike finish. No tujye kuri modify. Ikindi ngira ngo ndebe no gushyira muri 3D, nindeba neza ndaza gusanga izi kolone zanjye hari ukuntu ziri munsi bitewe nuko zihagaze mpita mbibona. Ni selecting imwe, urabona hano zicaye kuri level hano nibyo, ariko zifite base offset ya 2 n'ibice 5, bivuze ngo ziri underground metero 2 n'igice, kandi top yazo kagarukira kuri level 1 kandi zagumye kujya kuri level 2. Bivuze nk'iyi ngiyi yo niyo yaba iri mu kuri. So igihari rero nuko nshobora guselectinga column zose ngafilteringa, maze kugiramo grading mfitemo levels na structure column, noze no nkazanitikinga nka applyinga, bivuze ngo ari buze kuba ari selected column zose. Noneho hano nshyiremo 0 kuko nta offset nshaka yo hasi. Noneho nanayibwire yuko top level iri buze kuba level 2, ariko base level zaba zicaye kuri level 1 zibe nanone top level aba level 2, ariko base offset harazagiyemo munsi ya magrid yacu nkuko muri kubibona. Hano nshyiremo 0, no kuvuga ngo zirahita zizamuka, ubu nibwo zicaye neza. Iki nikibaho mujye mumenya aho kumuza kubikosora kuriya. Nindangiza nze kuri visual style hano nzigire shaded zigaragara yuko ari colonne. Izi turi kuzishushanyiriza kuri level 1, niho ziri. Nubwo nanone zigenda zikagera kuri level 2 kuko nuvuga ngo izi grid nanone zihita zishushanya no kuri level 2, inzu ibihagaze kuva hasi kugeza hejuru. Noneho step ikurikiye tugiye gushyiraho beam zanjye rongeye kuzishyiraho mu buryo noneho budasanzwe. Kandi ikindi twibukiranye yuko ubwo twakusanyije colonne kuri level 1 zikaba zageze kuri level 2, tugiye gushushanyiriza no beam kuri level 2 kuko ntago ari ground beam tugiye gukora. Noneho ndagaruka muri structure hanze kuri beam, nanone nshakishe concrete beam. Nshobora gukoresha zifite 400 kuri 80. Nindangiza ndactivating iriya grid ya chain ni handi ugenda uzengurukana chain ni handi ugenda ukirika beam iri continuous. Yari 80, no kuvuga ngo ndaza nkore iyi beam, nindangiza irakara nkirengagize kuko nshaka yuko noneho ndi bugendane beam ariko ifite kaka irregular shape nkuko wa mugenzi wacu yabitubajije. Structure beam iyi nze nyihuza na hano, irregular shape tugashyira hariya ku ruhande. Create similar, kabiri structure tujye kuri beam, nanone hano twahuze, twongere duhuze na hano, iyi chain nyivanemo, hano nshyiremo indi beam,
beam hano kuko ari hanini dushobora gushyiramo n'indi manuka na hano tukongeramo indi. Izi murabona ko beam zacu zamaze kujyamo. Tugiye muri 3D turazibona, ariko tugire n'iyi column. Iyi column tugomba kuyisiba kuko yo ntabwo iri buze kuba yikoreye iriya beam. Ahangaha no kuvuga ikindi kintu nshobora gukora, nshobora gushyiramo akandi ka grid kuko buri grid igiye ifite, buri beam igiye ifite center, nkagira noze create similar, noneho ngashushanya hano na hano, irahita impa nimero ikurikiye, narangiza nka extending aho gakeya kuri grid, narangiza nka extending aho gakeya. Ikigiye gukurikira nuko ngiye gushushanya, noneho ngiye gushyiraho slab. Slab ushobora gukoresha iyi slab, foundation slab, cyangwa se ukaza ugakoresha iyi floor slab cyangwa se floor structure. Kuri aho iyo ukojeho gutya nawe ubona yuko iri hejuru. Ndongera nkoresha iyi floor structure, noneho ngiye gukoresha imirongo nk'ibisanzwe. Shyira umurongo umwe hano, shyire n'undi aha ngaha, shyire n'undi aha, shyire n'undi aha ngaha, even na hano. Nindangije nkoreshe ya system yanjye ya trigonometry kuri keyboard yawe, irika aka n'aka byihuze, aka n'aka nabyo byihuze, aka ngaka n'aka nabyo byihuze, aka n'aka nabyo byihuze, noneho nkirika aka ngaka nanone n'aka byihuze, njye kuri grid check mark. Slab yanjye irabirangiye. Slab yacu rero noneho tugiye gutangira kuyishyiramo ibyuma nk'uko wa muvandimwe wacu yabibajije. Tumwereke ukuntu bya byuma biba trimmed. Icyo dukora nuko turi guselecting, okay, reka tubanze turebe kuri 3D, banze mbereke yuko slab yamaze kugeraho. Ubwo yamaze kugeraho rero, icyo tugiye gukora n'ubundi turasubira kuri level 2. Nindangiza ngiye gutangira gukora BBS yanjye, ngiye gutangira gushyiramo ibyuma, noneho tumenye uburyo bijyamo. Nk'ibisanzwe rero ni ukuvuga ngo selecting slab igiye kuba kujyamo ibyuma, nkabona ububiko bw'ibyuma kuko niho ibyuma biba, ariko iteka ngiye nshaka kubamenyereza kujya mukora detail yose mukoze section ku buryo ibyuma bijyamo ugenda ubireba. Ahangaha ntari najya kure, nanone ndibuze gushyiramo lift shaft cyangwa se stair shaft. Nanone nshobora gushyiramo imwe hano, tukavuga yuko iyi nzu yacu ifite lift iburyo n'ibumoso. Si ngombwa ngo nzu ibe ifite lift ahantu hamwe. Hano ushobora kubamo akandi ka bariyoni cyangwa se aka lift gasanzwe, tuvuge nimba ari nk'akabanki. Ni ukuvuga ngo hano hahita hacikamo utwobo tubiri twa tundi tuzajya muri lift. Nibigenza gutya muhita mubona ko slab yanjye ikase. Icyo ngiye gukora nuko nshobora kunyura hano cyangwa se nkanyura muri view kugira ngo mbashe kubona section. Rero ndayinyuzamo ku buryo inyura, okay, kuri iyi nshuro reka section nyunyuze ku ruhande kuko nsanzwe nyunyuza muri aka kantu. Reka nyinyuze hano ku ruhande, noneho murebe yuko byose bishoboka. Bite extending iyi section box yanjye, ndahita mbasha kubona uko inzu imeze hasi no hejuru. Noneho igihari nuko ngiye ku detailinga slab. Ninyikirikaho irahita hari ibyuma, noneho nkirike okay, njye kuri barcode mpitemo iki yitwa M00, noneho hano ibumoso bwanjye nanone mpitemo bar section.
noneho ndaza gusetinga uko ibyuma bijyamo. Hano ni expand to host, placement ni ya cover, noneho placement yindi nanone parallel to cover, perpendicular to cover. Ibyuma byanjye murabona hano ko bihita bijyamo. Nindangiza nshobora no kuza noneho ngashyiramo n'ibindi hano hasi kugira ngo mvire inyuma rimwe, ahasigaye nkaza ngiye gusetinga concrete covers. Ibi by'amakava nabyo maze iminsi mbivugaho muri ziriya video, ariko ndibuze kubereka ahantu ubundi ukora settings mbere yuko utangira no gushushanya. Hano harimo kabiri, ngiye gushyiramo negative 0.04, ubwo ni santimetero enye za cover. Cyangwa se ushobora gukoresha buno buryo bwa edit constraint, ugakirika kuri iki cyuma, ugakirika no kuri beto, bagahita bakubwira negative 0.04, icyuma gihita kiyigira imbere, nyuze ukajya kuri kano ka green check mark, icyuma cyawe kikaza ukabikora n'aha ngaha even edit constraint, ugakirika icyuma, ugakirika no kuri cover. Hano harimo 50, tugashyiramo negative 0.04, icyuma kirahita kiza, ugakirika kuri green check mark, bikarangira. Bivuze ngo ibi byuma byanjye nanone na hano ndongera nkore nk'ibyo nakoze hariya, kirike hano ku cyuma, hano ubundi nandikemo negative 0.04, icyuma kirahita cyubahiriza ya cover. Na hano hasi n'ubundi naho nshobora gushyiramo negative 0.04. Bivuze ngo ibyuma bikajyamo bitya. Bivuze ngo ngiye hano kuri 3D, ngiye kuri 3D yanjye hano nkayishyira muri wireframe, ndahita mbona ko ibyuma byanjye byamaze kujyamo. Noneho nsubire kuri level 2, nanone ni ngira gutya, murahita mubona ko ibi byuma byamaze kuzaho. Ushobora kubiha imirongo minini cyangwa se mitoya bitewe nuko ushaka kubishyiramo. Noneho twibuke neza yuko ibi byuma byacu biri buze kuza bikagera kuri izi shaft zacu, kandi murabona yuko zitari ku murongo umwe. Icyo ndi bukore rero, nshobora gufata ibi ngibi nkabikurura, nkabiringaniza na hano, narangiza ibi nkabikopiya, ibi mbashije kuba mfite hano, nabikopiya no nkabizamura hano hejuru. Noneho nkaza nkabyegereza kuri shaft, kuko ni umusambi w'ibyuma ndi kugenda nsasa. Cyakora ibi ngibi bigasohoka akantu gato no hejuru bigasohoka, kugira ngo mbereke ukuntu dukata ibi byo hejuru. Ni ukuvuga ngo akabikata ka gacurimo ni aka kitwa set varying basset ribaset. Ndakirika kuri vary, nindangiza nze abariho mpita mbihindurira, kuko no kuvuga ngo ikiba gihari nuko iriya ariyo commande ihindura ibyuma. Iyi ngiyi aka kantu niko kabihindura, urabona bihita bikatika. Byamara gukatika nanone nkongera nkabidraginga hano, nkabiringaniza naho nshaka ko biza kugera, even naho kumanuka nkaza nkabiringaniza. Urabona ibyuma byanjye byamaze gucika. Noneho nkongera ngafata ibi ngibi nkabikopiya, nkabizana hano hejuru, ibi nkabidraginga. Aha ngiye kubereka uburyo ibi byuma ubihuza. Ndakurura iki ngiki nkizana aha, bivuze ngo hariho ibyuma bibiri bigerekeranye.
noneho kuba bimaze kuba bigerekeranye, aka kantu gatikinze hano ni ukuvuga ngo ndakanitikinga, ndaba nsupurimye icyuma kimwe muri ibi ngibi nari nje nkurura mbyegezaho hano, kugira ngo kibe ari kimwe tutaza kwica yaba, kuko urumva kimwe cyahita kijya hejuru y'ikindi kandi bikarya kava aho diameter ingana n'icyo cyuma kigeretse hejuru y'ikindi, kubundi ntabwo byemewe kugerekeranya ibyuma bibiri. Hano naho na adjusting, bivuze ngo ngiye kuri 3D hano murabona ko ibyuma byanjye biri kugenda bijyamo nkuko nagiye mbikora. Nongere ngaruke kuri level 2. Nanone icyo uba ugomba kureba nk'umu structural engineer, urabanza ukamenya ese inzu yawe ireshya gute, nanone uburebure bw'icyuma bungana iki. Mu by'ukuri iyi nzu dufite hano ifite metero 14, kandi murabizi ko mu Rwanda ibyuma bifite metero 11. Bivuze ngo ntabwo byashoboka yuko ushyiraho ibyuma utovarapinze, ntabwo washyiraho icyuma kimwe gikomeza. Noneho na hano mu butambike ho ifite metero 20, ariko ibyuma turi gushyiraho biragenda, ni ukuvuga ngo ni ama distribution, ni ama main bar niyo turi gushyiramo. Ibi ntacyo bidutwaye kuba ibyuma byaba bihagaze, ariko hano mu burebure turi buze gukenera overlapping. Niba turi bukenere overlapping rero, niyo mpamvu ngiye gufata ibi byuma biri hano, noneho nkabanza overlappinga hagati yaho, kuko mfitemo ibi bimanuka n'ibizamuka, kandi ibi ngibi bizamuka ntabwo nemerewe kuba mbirenza kuri aka gashafti. Hano rero hari uburyo bwo gukoresha double constraint command. Ndaza nze hano kuri edit constraint, nze nkirike kuri iki, nindangiza nze nkirike na hano. Bivuze ngo ndaba mfite ama baseline abiri. Noneho nk'umustructure engineer wowe uragenda bitewe na load zaba ziriho, nimba ari tension cyangwa se ari compression, ugacalculatinga overlap centimeter imwe ni metero ebyiri ni santimetero 80. Hano niyo mpamvu yari ifitemo 90, nshobora gushyiramo 0.18 nkayibwira ko ari santimetero 80. Bivuze ngo ndamutse mfashe ibi byuma nkabijyana gutya, byagenda ibyo hasi n'ibyo hejuru byagenda na 80. Ni ukuvuga ngo overlap yanjye, ni ukuvuga ngo ngikore muri santimetero 80. Ninangiza amatipo nkirike kuri iriya green check mark, ni ukuvuga ngo ibi byuma byanjye bigomba kuza bikinjira muri ibi ngibiho 80, uko nabikurura kose. Ni ukuvuga ngo hano biraba biri overlapped. Noneho kugira ngo nuzuze n'ibya hano ndongera mpakurure, ariko bivuze ngo hano ndi bukore indi overlap. Niyo mpamvu nibuze hano kuri copy, nanone nkabikopiya aha ngaha, byarangira n'ubundi nka dragging nkageza kuri ka kadakiti kanjye. Ibi nabyo nkabizana bikaza bikajya kuri ibi byuma, narangiza kimwe cyo ku ruhande nkagikuraho. Noneho hano hasi biriho, noneho hano nkabimanuraho gakeya kugira naho mpagire indi overlap. Ni ukuvuga ko na overlappinze habiri bitewe nuko hameze. Ntekereza ko byagombye kuba overlap yanjye igera hano hejuru ya EBM. Ntabwo n'umustructure engineer ngenda mu surveyor, gusa ibi ngibi biradufasha kumenya yuko ibi bintu biba bikorwa n'aba structure engineer, atari ibintu bikomeye cyane n'undi wese adashobora kuba yakora. Hano nanone nongere manura ngize kuri aka kuri aka gashafti kacu. Hano ngezeho, hano deactivating icyuma cya nyuma. Nshobora kuza nanone nkongera ngakora kopi y'aka ngaka nkabishyira hano kugira ngo mbashe gupfuka kari akantu ko ku ruhande. Nanone nkaza nkageza kuri shaft, nanone nkahakurura gutya
nabyo bikaba byovarapinze nk'uku nguku. Hano ushobora gushyiramo icyuma cyane cyo ku ruhande, reka nyerekeremo. Turaba dusigaranye gapu, turaba dusigaranye hariya hejuru. Noneho ngiye gukopiya ibi ngibi nanone mbijyana ahangaha kugira ngo mbashe gupfuka iriya empty place isigaye. Gutya gutya, nongera nze kuri copy, nkoreho gatoya, njye kuri modify. Bivuze ngo ndamutse ngiye kuri 3D yanjye gutya, nasanga yuko ibyuma bino bigiye byovarapinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bitabujijwe ko nshobora kuza nga selectinga gutya, nga filteringa, check none, noneho nkajya kuri structure column, apply ok, narangiza zo nkazishadinga, nkazigira shaded, zirahinduka beto, kimwe na hano hejuru. None nsubira kuri level 2. Ibyuma namaze kuba nabishyizemo, ntekereza yuko wa muvandimwe wari wambajije uburyo ushyiramo ibi byuma kuri slab ifite irregular shape, kuri ubu ngubu nabambashije kuba mushubije. Noneho izi ni distribution bars twashyizemo, dushobora kuba twashyiramo iziri main, tugashyiraho izitambitse, nanone tukaza gukora mati yo hejuru, ni ukuvuga ngo ibi tukaba turi gukora hano biracyitwa level 2, ariko ushobora no kuza ukaza hano kuri browser, noneho kano kakeditinga ukakita yuko ari wenda distribution bar ff kuri first floor, ugeditinze gutya, no kuvuga ngo niko title ihita ihinduka hano. Noneho icyo gihe bikaza kugufasha yuko nituza gushyiramo ibindi bimanuka gutya, tuza guhita tweditinga hano ku buryo umuntu agenda abasha kumenya ibyuma biri he, byari bifite iyihe purpose. Muri make ni uku nguku bikorwa. Murabona yuko aka ni agasirabu kicaye hejuru y'amabiyama ameze gutya, n'ariya makorone. Bitabujijwe ko ushobora no kuza hano kuri level 1, warangiza n'ubundi ugasubira muri structure ukagenda ushyira footing yawe nk'uko ubishaka. Footing ishobora kuba itambitse, washaka kuyihengeka ugenda ukora kuri space bar ikitambika. Warangiza ushatse kuzishyiraho icyarimwe nanone ujya kuri at grid nk'uko twabonye, ugahera iburyo ujya ibumoso, zigahita zijyaho, warangiza ukajya kuri green check mark, ugahita ubona ko footing zawe zagiyeho. In case umuboss yakubwiye ko ugomba gushyiraho kandi beam izenguruka, ntacyo bitwaye, n'ubundi usubira kuri ya beam yawe. Warangiza ukaza kuri property za beam, niba ushaka gukoresha ifite 30x60, ushobora ku activatinga chain. Warangiza noneho ukayitwarira icyarimwe, kuko aha ngaha turi kwishyira none kuri first floor, ukayishyiraho. Noneho warangiza n'ubundi ukajya kuri modify, ni ukuvuga ngo ugiye kuri 3D usanga no hasi noneho ground beam yamaze kujyaho, ukaba wagenda ukora detailing ya buri ground beam. Ni ukuvuga ngo aka karahagije, aka kavido reka tukareke kangana gutya, n'ubundi gafite iminota 29. Muzagerageza mukarebe, hasigaye icyo gihe tuzakora ibiri secure, ndetse niturangiza dufate nk'iyi level duhita tuyizamura ku yindi yo hejuru. Nzagenda mbereka ukuntu ukora detail y'imwe, urangiza ukayijyana ku yindi yo hejuru mu gihe ihuje detail zayo. Noneho
hano mu buryo buri royalistic rwose, hano bureba ukareba yuko beto ari beto ndetse ifite n'agafinishingi keza. Nsoza rero, nk'inshuti yanyu yiyemeje kubafasha mu by'amasoftware, mujye mu comment kugira ngo menye ibyo guhindura, muri kuri ka kazogera kaba kari hejuru kugira ngo ni na uploadinga video mubashe kuyibonera igihe. Ikindi musharinge izi video muzihereze bagenzi bacu dusangiye uyu mwuga, baba bakora design, baba bakora surveying, kuko muzabisangaho. Quantity surveying byo ni ibintu byanjye, nubwo atari byo nkora ariko nabo barabikeneye. Twese dukomeze duhuze ibi bitekerezo, bizatugeza ku kintu gifatika, dusangire ubumenyi, ntidusange umuntu umwe mu gihugu ari wowe wirirwa uzenguruka agenda akora utuzi twinshi, kuko ukorera umwe undi apending, ariko mu gihe twaba tubizi twese, imirimo tuzayigabana twese tubashe kubaho. Mugire amahoro kandi mujye mwibuka ku comment kugira amenye ibyo guhindura cyangwa byo kongeramo, ndetse naho nabyishe cyane ko nta mu structure engineer, mujye mu comment mumbwira ati hano overlap yikalculatinga gutya, standard bakoresha ni iyi, bityo tuzajya tugenda twungurana